agahungu karimo karambwira karashaka kurya amaturu, urumva gafite ubukeri bwako biragenda gute? ako gahungu kabwira gakore gym wasanga karaho gafite akada kabwire gakore gym kabone kuza shamba. Umva ndashaka kukugura amaturu, nshaka kukurya amaturu, njyewe nakwishura ngahe? Turu yawe uyigurisha ngahe? ese do ubu koko urebye unabangura Ituru mwebaza mama. noneho mwebaza nsanze nko ku muhanda wana yucyo Mbabarira umbwire, njyewe ndashaka ituru zawe ebyiri, nashiraho amafaranga. Dumbabara no kuri kw'Imana pe. Kutanga Igende DJ n'ibyo buntu, hari akazi ibaze ngaho tekereza. kutanga n'ibyo buntu, kutanga n'ibyo buntu. Uretse mwerekeza. Duye buri umu DJ, right? Ugashyira n'akazi ko kwicuruza. Ibyo bintu niyo waba ufite imbaraga zimwe za jetiri. Wabishobora like uraruhagaze Imana amasaha ane. Bumani gucuranga biravuna urumva? Bro, uwo mugongo wawubona mane, wenda tuvuge ko bibaho to. Uwo mugongo wawubona. We mbwira ubugeni ifite ibikeri byanjye hanga ndashaka amaturayo. Mbwira umubare man. Ariko do. Mbwira umubare twigendere. Nawe uzakizwa wallahi. Gatega. Digi biki. Uradijya ngo uradijya. Mbome kiraka. Ngiye hari umuntu wamaye kiraka ndinanirwa. Kibazo abantu baraho mu tugambo. Ngo urese ngo ukora he ngo uri umudije ngo he ngo nta muntu utita umudije wamaye kiraka ndagutera. Ajya ngo ababoss bakubwira gute? Ariko no manager ajya kwishyura ukabona ari kwirukanka mu batoilette kwe. Manager ari baragusanga muri toilette uri DJ. Oy. Aho ukajya kumwishyuza ukabona araguruka araca mu dutoilette. Iniga bakavuga ati se amadongo twaje 40 cyangwa yenda 50 nkitahira. No manager ukuntu nimba ari manager ahamba barire ariko bikunda kwishima. Mai Mu mugongo. Gute? Yagiye kwaturanga gutya ngo. Niko Jean washoje? Reka ze mwishire reka. Urimo gisaba Kabone kinige kiragucitse. Mani ngo nzakwishyura irira jambo kugira imbwire wanyuma akazi namenye ko ncomereye. Ngo nzakwishyura Kwishyurwa ejo ni wazi mani. Kandi bimwe biba bishaka kubarya. Cyake ariko Jean uranansura. Banzubwire first of all, kubera iki i Kigali hari abadije benshi b'abakobwa kurusha abahungu? Sha basigaye babikunda mani, bisa nkaho ku bakobwa aribwo bigezweho tone ko mbibona. Kandi abahungu wese mubona ibiraka ko mbyemba mbona ari uburaya mugiyemo gusa. Ganyure. Oya ibiraka byo mani bura akenshi ibintu byose iyo uzi gukora fresh utari umunebwe nyine urabibona to. Ihubwo ikibazo nimba ari benshi baza akazi. Nkanjye nabaye umudije. Impamvu kandi umudije mwiza pe. Ngende umudije mwiza nakubwira ati ibi bintu bya entertainment kumureba banshira gukina filime nkakina filime bambwira ati genda urapa ukarapa mama ugera uririmba ukaririmba bakubwira ngo gero nta kintu na kimwe giye mu kintu kijanye mu bintu by'umyidagaduro Duma ngiye ntakoze cyangwa ntakora. Niyo wambwira ati Duma tuguhaye baro genda muri bare batipa bo muri rero bose baje gufata jezi zose bakahita bazikuramo Duma nkakina umupira bamwe ngo genda gukina basket nukuri kw'Imana cyo nkiza muri tele ya basket ya nuza y'umupira baba bose bari bahita bavyiyambura bagahita bajugunya hari kandi nuvuga ko ngo DJ Zekiel baragutangiye DJ Zekiel niba gutuma umunyempano bro ntuzatekereza ubundi muntu utekereza Duma niba gutuma umunyempano utekereza Duma kandi no abanyempano kenshi bari n'ibigoryi ntago baba bafite nk'ubwenge niba gutuma n'umunyabwenge zana njewe umuntu bivanga ibyo bintu byose is a god given ubundi abo ngabo babereka generation talent nuko as the one is kwa kundi bazi dani tu generation talent nuko ko umuntu haza rimwe akagenda akabura kwa kundi kwa Bob Marley yaje rimwe akabaho kwisa gahindura ibintu akagenda ubu haje Dumba tu nawe azagenda sasa rero nabaye umu DJ ubu nicyo nashaka kugeraho
nabaye umudije mvuza imiziki ndi umudije mwiza byatari, ariko maze ati niyihe mpamvu wabaye umudije? Kugira ngo nshobore ukuntu ninjira muri boîte ku buntu. Bro, niba nanjye umuntu wari urenze nk'umudije cyangwa umudije urenze, nabaye umudije kugira ngo ninjirire muri boîte ubuntu. Urumva mwabikobwa mwe, ari iyihe mpamvu mwishyize muri ibi bintu by'ubudije? Si ubusambanyi namwe, si ukwinjira muri boîte, si ibyo ngibyo nk'ibyo yayo yose. Njye kankubwira, urikumva? Ushaka kujya gukora ayo mabi yawe ntabwo wata umwanya wawe uhagarara uba umudije, ambara agakanzu usokore ko ubura ahantu wagutama. Wakirwa ujya kuba umudije ese urwana n'iki? Njyewe impamvu nabigiyemo ntabwo ari ibyo ngibyo mani, kuko ibyo biboro ushaka umuntu gutama ntabwo wakirwa ujya kuri deke ngo uri guscratchinga ngo uri wowe ushaka umuntu gutamo byagufata iminsi ingahe? like a minute. Ngo Ibyo ntabwo ari just 1 minute, ntabwo ari ibintu byo gutekereza. ushaka umuntu gutamo ngo byagutwara igihe kingana iki? Ariko uko ntabwo ntiwakwirirwa ujya mu budije. ntabwo you don't need to struggle ngo uguraho umudije ngo uguraho umuhanzi. Go there, look nice and get money. Rero iyo umuntu ahasoringa mu bakabifata nk'aho ari gushaka kwicuruza in another way, ibyo ni uburyo Imana ndetse kuki ntakambara agakanzu ngo ni kwita ka makeup ngende ngure fanta y'igihumbi muri club tu ndi kuba umudije, ahubwo se kuri deck ubona n'umuntu ukuvugisha, ahubwo ubu DJ turagumeka tubaye skusetse tufite agahinda uri kudukomereza. iyo uri hari urimo uravuza uri umukobwa nta bakaritasi baza kukuvugisha tu. Imana ibintu byarahindutse fo nta n'umuntu nta muntu rwose nyine gukora kuntu ahantu ba DJ baba bacurangira haba hameze nk'ahantu hari akantu gatandukanye bakiriya naho ucurangira, uri kumva? Nyine ntabwo umuntu yaza kwa approaching uri kuri deck, you understand? Uvaho wicara uruhuka mugenzi wawe akajyaho and then ugasubira nyine mu busimbara uri focused ku kazi cyane tu. Ushaka umugabo ntabwo wajya kuri deck. Ushaka umugabo ushaka hiki wajya gucuranga urwana n'ibiki sikusetsa ari akazi n'akindi. Umva reka nkubwiye DJ Flix, njyewe ntabwo ndi umuntu wicisha ku ruhande n'iriya urankoma njye mbona nk'ukuri uri agakobwa gahiye. Njyeyo nkubona sinkubona nka DJ, mbona nk'agakobwa ewana naza kabisa nyine tugatanamo tu tugatanamo pani ibintu by'ubudije. None mani wowe urabona njyewe nagushakaho ubudije kweli? Kandi n'abaniga benshi nabo niko bibereye. Niyo mpamvu bitama akazi wabize ngo ndi scam bumva nari yabyumva ngo mbibeshye mwamaye akazi koko. Njyewe batinyemerera n'inzi Kigali utazambwira ibyo bintu byawe by'ubudije mani. Nese mani ukumva nganyumvira ubu se umuntu kariyereza izafate wiringa mu DJ bagutera inda mani. We jewe urumva jewe kabisa nzakwamamaza ibyo ushaka nzabikora, ariko umenye ko nzajya byamamaza kubera ubinsabye agatari ukubera ngo ndabikubirivingira ngo uri umudije ureze. Uri agakobwa karenze tu. Nese se naguhaye video mani. Njye na fete yawe nayizamo Flix, na fete yawe nayizamo ariko nkurikiye ubwiza tu, kandi ko umunsi umwe nakurya tu. Kankubaze DJ Flix, umwana katuvuge nk'icyana cy'i Kigali urabihagarariye? Iyo nza kukirya amaturu mba ngomba kukidepansa amafaranga ngahe? Umwana se nyamwana cyangwa kwa kundi uhuye n'icyana muri fete sibyo, murasimbukanye nyine ahantu muri fete runaka, hari inshuti zawe murumvikanye n'iki
and then before you know it icyano uragifashe nyine mwumvikanye abo bakarite kora ibyo bigabo biro biragutesha umutwe man. Ibyana byishyuza by'i Kigali ni iby'ibinyenzara ariko ibyana bimeze fresh ciringa kigata cyumvura neza kikavuga ati ntari bikamwiteremo. Ibintu byishyuza ni ibinyenzara rega bifite ibibazo by'inzara by'amazu by'ibiki ariko icyana cya bien kigutamo for free. You don't need to pay for pussy, no? You don't need that to do what? You don't need to pay for that shit, bro. You can get it every time you want. You can get so you don't need to pay it for free. It. Just for free. Umuhungu uri hano uramubwira ati man wowe nubona ibintu utangiye kubishyiramo amafaranga amenya kuri murahomba. Hari ahubwo hari umwana ushaka guha amafaranga atavuga turanamusuzuguye man. Ngende indaya biki n'ibiki. No, you don't need to pay them. Ahubwo icyo nabonye umukobwa niyo yaba agukunda man warangiza ugatangira kumwihesha udufaranga ahita guhindurira gahunda. Ahita avuga ati zajyana na muri musenzi atangiye kumbonamo imboga. Ahita avuga ati uyu nguyu ngiye kumukura muri gahunda z'urukundo mugire sugar daddy vuba vuba. Wahita uvava mu bigori none n'ubwita avuga ati iyi nigwa irashyushye sawa kamite nshaka undi mu boyfriend ababibi bakunda aba boyfriend bari block no ntabwo wamwemeza ukuntu uri boyfriend w'umukunda uri umwe udafite ibindi byaro ufite n'amafaranga tavuga ati how comes. Umuntu wo gukura ibyinyo ntabwo ajya bamukunda bya nyabyo niba ufite n'ubuceri buhishe urebe ko utabona urukundo rwa nyabyo. Urukundo nyarwo ni ukuri kw'Imana ako kantu kari mu bakobwa kandi bose ngo uzarebe nawe ufite ikibebi gifite amafaranga ubwo se wakizera uravuga ati ikibebi kirajya ahandi gitema abaniga ariko urwana uri bloke uvuga ati ndarukontorora sibyo. Oya biratandukanye ikibebi gifite amafaranga cyagukunze urumva urabibona kubera umuntu afite amafaranga yagukunze no kuvuga ko abazi wawe nta kintu aba afite gushakaho ariko ku bagabo iyo uranje kwerekana baby ko ufite amafaranga niyo yaba yagukunda byata niyo yagusanga ku muhanda ikabona usa nabi wambaye nabi ikajya kubona mu gihe nko mu rugo ukuyo nk'ibihumbi 200 iguteye nk'ishida ngo urabona iguteye nk'ishida runaka akatubwira ko bwiye turabona ngo maze nk'iminsi ngahe ngo mu rugo ibintu byarabaye nabi mama wanjye ararwaye nyine kwa kundi ushobora kubwira umuntu yizeye tu wowe ikajya kubona ukuyo nk'ibihumbi 300 aribwira ati mani ngo genda ugira aho uburangiye aho ngaho bagukubita umutendeko hahandi usanga hahandi usanga urwana rwa noneho dusigaye rufite ibijama nka 5 rubyita wari gutanga udumbi desa ngo twe gusapotinga numara sapotinga ngo mama wawe abashaka mufatane murire ngo butanze amafaranga wigize dumba uri kwigira umusaponsa wigize dumba kakao wigize ngwino ndebe nawe so nk'uyu muntu ngo uvuze ngo akana gafite igisusu ako kana ndabona mu maso kitonda pe reka pawe iyo n'inzererezi ngaho n'inzererezi mbi nsebya rega barabibona ko ndi umuziranenge sha kankubaza niko hari aho mbasha ubundi Dumba niyo yamara imyaka 100 azaba akiri umusitari ibyo ngibyo ariko narayivuze abantu narababwiye je ntabwo ubusitari bwanjye bukiri ibingibi byanyu nge narwo nkiri umuntu usanzwe ngewe ndi kiva hejuru yo ngiyo iyo mutumwe muravuga ngo abantu ndi alien iyo muravuga ngo abantu ngo iki n'iki ngo sijuye ngo nuza ngo aratwika ngo nuza aratwika Duma mufate mushire ku ruhande ntimungire ikiremwa muntu tu ntago ndicyo data mbwira ntago ndicyo umuntu mu bintu byo gutwika mindset ndi umuntu ngewe noneho ntabwo muzi izindi content igiye kuba nukuri kumana ntabwo ari gukina
ibi bintu nibyo ariko iyo isacu iyo nkubwiye ati mu bintu byo gutwika Dumba mu nkure mu bantu ariko uziko njyewe nanze deliberately gukora ibirimbo by'icyongereza kugira ngo sintwike cyane nanze kuzinduka mu gitondo kunsanga nakoze indirimbo ya Justin Bieber kandi nyishoboye cyangwa iya Chris Brown nkavuga ati umunsi nakoze indirimbo ya Chris Brown abazungu bazanyurira bazagira iki n'ubu ngubu aho ndimo ndavuga narabyanze yo nawe ati Chris Brown mumbabarire mwebwe sinshaka kubatwikira ubu nanze gutwikira Chris Brown yeah I understand kandi muzi konseka abanyarwanda bamuvuga abanyarwanda cyangwa dushobora kubikora tukabitestinga tukavuga ati abanyarwanda niba mwibaza ko mbabeshya ngene nziruke mu gitondo nkora indirimbo ya Chris Brown nkora n'indirimbo nka ya Justin Bieber cyangwa ya Asha ngende kuri TikTok mbipostingeyo turebe views bizareba urebe isi yose irahita ihabuka irahita ivuga ati habaye iki nkora ibyo Nigeria bakiruka Nigeria bakava mu byabo bakajya wewe mu mtoto abatanzania baguma ngo mtoto wa Rwanda yuko wapimwe wewe bashaka Justin Bieber cyaze kamubwire confidence igira umuntu azifite ntabwo yajya arya n'ukuri kw'Imana njyewe deliberately nanze gutwikira abanyamerika mbishaka ariko nibyo manje nyine abanyamerika nanze kubatwikira mbishaka tu urumva so kandi nimumbabaza nimukomeza kumpa gushaka kunsunika nzabikora uzatuma mbababa byari bimeze nk'uslave byihorere kabisa uzabe slave nubwo ruhara ngo Chris Brown n'ukuri Chris Brown nanze kumutwikira bro baje nanze kubatwikira ba Chris Brown nanze kubatwikira PDD bamutwaye ntaramutwikira umva se umuntu witwa African Post 911 wamukuyeho man African iki Post 911 katurebye avuze ko nashaka kuboroka abantu je ubu ngubu sinyisha African Post sinyishaka kuva kuri live ntabrotsa abantu man nitambroka ariko ari ibintu abatagomba kuvuga kuri live we respect yavuze iki ndashaka kuboroka feri ndashaka kuboroka abantu yeah I can't repeat it ariko ntabwo ari ibintu byibasha kuri live katurebe wese ko nshobora kugeraho nkasanga urimo uramurenganya ugasanga ari wowe manuye oya ntabwo umuze ngo ugire ariko oya nshobora kugeraho nkasanga urimo urashaka kuntwarira umufana yavuze ibintu nikundira umufana mugajya agira discipline nese ngiye mutwaye iki ugasanga umufana wanjye urimo uramuhohotera ugasanga ni wowe nimanuriye aka kanya kambwire doka kambwire ibintu mbonye nkavuga ati so aha ni Kigali turi ni California bro kose mose akubereye zamuze iki baba we abakobwa mani niba uziko nzahaca nshiraho kamera inyuma rero mani utwana mana yanjye 21 wanaye bako wemerewe kujya ku mihanda gusa Arubina Sidney uramuzi reka mwitabe numva ibintu avuga wa bina how are you wa bebe yambi wa vina akabantu barasa wa vina biki kuba watwanze wa bibi bina Rame je t'aime beaucoup aussi uzi ko mpamagaye ndi kuri live kugira ngo abantu mbumvishe ukuntu Justin njya nkwitaba tu urabwiye ngo uve ngono ngo reka mbe mbaretse ngo ibyo nibibareba ndababwiye ati reka mbumvishe ukuntu nitaba ubu ndacyari live rero barakumva ukuntu nkwitaba ati wa bibi ndumva none barahita bagira ngo narishingiye nciye kuri telefone bahita nyine ubu bantu barabizi ko wa bina nyine ubu urimo hampamagarira ituru agakobwa mfite kuri live nagatinganye uyaye nukuri kw'Imana ndakwingiza reka ngwe pasi ayo mazamu ndishuwa yayora rega pase no kugira ngo nze gutsinda amazamu jya kuri video nkwereke nkakwereka njye
je nanjye reka nkwereke ukuntu nkupa abantu, hari umuntu umumagariye reka mbe mukubyo nkomeze nkuvugisha. kupa ikigoryi. Jya kuri video, isi FaceTime, jya kuri video nkwereka aka kantu ukuntu gasa. Ntabwo yari FaceTime because I don't use an iPhone, I use a Samsung. Okay, I was clicking on FaceTime ariko wabina naro ugomba kugira. Ntabwo ushobora gutunga iPhone ni iz'abasazi, ibyo se ni biki? I'm gonna continue talking to them. All right. Bizo, love you. Urabona ko Wabibi nawe ari ikigoryi wamwumvishe? Wabibi yarasaze. Umva rero mani, niba ushaka umukobwa w'umutinganyi nawe uri umutinganyi, Wabibi ni pasi ya danje kandi bari single and searching. Soza kuvuga mbwira utuntu nikorera ngo iki nta pasi nshaka umuhungu bebe. Ariko mwese musigaye muri ababi, nta gikobwa cyose. Mwese musigaye muri abahungu abagabo n'abakobwa tu. Ani zaba ana wasinge. Ngo wambwiye ubugoryi mani ko njya nihitisha, wari urimo uravuga ngo kuri Cosmos ngari ibyana. Mbega we mwe kugura amayinite navuga ati se magarare cyangwa niyicaye. Ako baba barimo barakora iki? Baba bahagaze man, noneho hari ukuntu mani Cosmos aba umuyaga byatari buriya bro. Bajya bagenda bagahagarara tu Cosmos gutyo tu nta kintu umuhanda on the street gutya kuga kabarimbo mu tuntu tw'udukono bro ku buryo gatuga kunyanya akabagatse cyane arigurisha. Cyaba arigurisha. Bari kwigurisha nyine tu, ariko abakiriya barabuze ngira ngo yesi ko bari benshi. Shaba ari benshi kwa niyo waba abakiriya barabuze ukuntu bari benshi rero nta mukiriya nta numwe aba yabonye umukiriya babakira aho ngaho. Ubwo ni turubasa bakagusubiza ryitanu.